tiko utuye kuvuga abakinnyi badahari tuvuga abakinnyi bari bagiye tuvuge ko Jean Fidel yagiye mu Nzove tuvuge ko umwuka wari umeze nese ngo nama makuru Karenzi y'imyaka 80 ry'ishyaka ry'abakomuniste abashinwe ejo bundi rwose nibwo bamuritse amadrone nawe uri munsi uramurika intwaro se bamuritse ibyo bita za KD 121 air based hypersonic missiles. Karenzi agiye kumurika iki nabonye zambukiranya kunyataka abanyandikira yaba kuri telefone yanjye n'ahandi ndabamenyesha ko namaze imyaka 5 bakwandikira muri iyo situation yihe iyo yo kontoka yo ku bagorikira cyabazwa baragorikira nanjye narabamenyesha ko naramenyereye iyo bimeze gutya nibwo ntangira urugamba naho umunya kazungu ni wavuze ngo n'umunya Israel none nanjye nisigaye mbyiyumvamo amana ari menshi oya nta urugamba twabaganye Israel twebwe u Rwanda Suizwa shoto ikatari cyane u Rwanda twavuze twatangaje ariko Israel ifite imbaraga nyinshi haranone ati geragere kudoha kurasa mu kigwe noneho doha hariho n'ibindi bihugu byose byamaganye bira bitero n'u Rwanda rwamagaye Benjamin Netanyahu habe nubwo bayisajya kwifata video yifashe video atereka avuga ngo abantu mucumbikiye Hamas umwanzo mwabahaye amazu yo kubamo muhabaza villa turahazi abatuza aho bari turahazi aho muri Qatar Doha ati either muzabaduha cyangwa se mwashiriza ubutabera ibyo ni mutabikora twe tuzabikora ntabwo byarangiye yifashe video n'ubwo n'abagihari yifashe video yatanze gasopo Netanyahu yavuze ati kuri iyi tariki turibuka ibyo bakoze muri Amerika muri 2000 na hajya muri 2009 hari bwakofashe ibyo tariki 11 kwezi kwa 9 2001 ibyo bakoze bafashe video muri Amerika ukavuga ibyere muri rusange nyine ati cyo muri tariki 7 z'ukwezi kwa 10 tuzibuka ibyo bakoze muri Israel cyagiye baguruka ku magara aguruka mu kirere bakica abantu ari intambara yatangiye ati ibyo ntabwo tuzabirebera ubacumbikiye afite amahitamo Qatar cyangwa handi baduhe ubaburanisha ubashikiriza inkiko cyangwa se ibyo nutabikora tuzabasanga bari tuzabyiba aho se Qatar yemeye kwacumbikira gute uzoje byantunguye ntabwo nzi ko dore basingiye bizwi ko ntimaze umunsi umwe yarabivuze muri rya Qatar ubundi bivuga ko Qatar ari umariye wa Amerika umugabo ntabwo banetanyaho akaba minisitiri w'intebe bavukiye muri Israel ntabwo bafite abamubanjije bose bavukiye hanze ntabwo bafite Netanyahu ntabwo bafite tuzabasanga ariko tinya minisitiri w'intebe wagiye atsindwa akagaruka abantu bakavuga abaturage bakavuga ariko ku mahane ya Netanyahu agomba kugaruka akaba minisitiri w'intebe turabona undi agenda buhoro turabona uriho agenda bigura intege turashaka uriya muriro uri wasa umuriro Netanyahu zibuka mu mateka yose nijya azaba atakiriho ubwo rero turaje tujye no muri rehe mu kanya aperi icyo twavuga ifite umukino ejo Karenzi ariko ari gutangaza ingamba z'ubwirinzi turaze ntago ari ingamba z'ubwirinzi kanya atanye gutangaza defensive measures ahubwo ni araronshinga intwaro nshya nka za hypersonic zambukiranya imigabane oya no kubamenyesha ko intwaro ziri tayari zimeze neza zikaze ko bagushinja ko ufite moto ko bagushinja ko ufite ubwoba muri iyi minsi ufite ubwoba aho baranyibukije umugabo witwa Jacques wa Kicukiro niwe na hano ati ko Karenzi ejo yavugaga buhoro cyane afite ubwoba nabuze mu mateka kuva nakorana nawe nibwo gambye ifite ubwoba nibwo nawe numvisha avuga ko ijwi riri hasi cyane ejo abantu bagushinja ubwoba aravuga ati n'umuyobozi we yavuze oya ntabwo we yambwiye ati n'umuyobozi cyane uko ari amafaranga ari kugenda ijwi ryari hasi cyane iyo mvuga ibintu nshaka ko abantu bumva neza mbimininga koko cyane ubyegereza umutima ukavuga iyo mvugiye hejuru tuvugiranamo kandi mbashaka kuvuga ntawe mvugiramo ushaka umwanya ushaka kwitereka nkavuga nitonze nkavuga bucece abanzi barabizi hari abo twakoranaga kera bari babizi bavuga ati navuga buhoro arica umuntu navuga yitonze ntawe umuvugiramo urusaku rukazamuka kugira ngo nyine ingingo ibindimo nabivuga uko mbishaka iyo
twagiye muri deba tugashyuha sinshobora gushyira ibintu byanjye ku murongo neza ngo mbivuge uko numva mbishaka rero nubona uko Lorenzo akivuga ngo nagenze gahoro Lorenzo akivuga ngo natuje ngira ngo ubutumwa bwumvikana Lorenzo akivuga ati Tade yavuze ngo Murenzi nakanagira mu nzove ndafata inkoni ndamwirukana ku mugaragaro ndabwira umusekirite ngo mwirukane sohore Karenzi asobanura rero ibijyanye n'inama n'iki ijwi ribya hasi cyane noneho ikintu gitangaje nawe nakamenye neza ingamba z'ubwirinzi za Tade uko kumukubita kumuteza abantu yari yapanze ntabwo ari ko ari wenyine yari kumwe na ritayadi nawe namwe mukumwamagana muramuzi ritayadi mutanyinjiza muri Rayon Sport gasa ini tuyinjiramo birabirangiye yigeze kujyana inkoni ngo yitwa PR reka turagize kuri APR ifite umukino ku munsi w'ejo dara kabisa namwemeye Lorenzo APR ifite umukino ku munsi w'ejo saa 5 n'igice irandemera ko ari finale ya Sekafa Kagame Cup El Hilal Omdurman niyo makipe akomeye El Hilal Omdurman la finale niratwara Sekafa Kagame Cup iyi kipe mu myaka 30 ishize hafi byari 95 mu kwa 12 APR niyo kinye nayo bwa mbere umukino mpuzamahanga APR ikina Sekafa bwa mbere isohokera u Rwanda yakina na El Hilal itsinda El Hilal ibitego 2 Dar es Salaam n'ubu niho bari ubu turi mu kwa 9 icyo gihe byari mu kwa 12 harabura amezi 3 gusa mu myaka 30 yuzure APR ikina umukino wa mbere mpuzamahanga wemewe reka mvuga ngo wemewe ushobora gukina na Vitaro umukino wa gicuti ushobora kuba wenda yari gukina na Villa umukino wa gicuti ariko umukino wemewe mpuzamahanga APR ikina umukino wa mbere na El Hilal APR itsinda El Hilal 2-1 niba ntibeshye wari umukino wa kabiri ntibeshye uwa mbere wari Simba APR itsinda kimwe ku busa uwa kabiri El Hilal itsinda 2 ndumva igira amanota 6 uwa gatatu inganya na Small Simba iyobora itsinda igira amanota 7 El Hilal rero ntiratwara Sekafa mu mateka yayo buriya ikinye Sekafa imyaka n'imyaka ariko ntigira nimwe nabo ngira ngo mu mibare baravuga ati iyi niyo tugomba gutwara uko byamera kose APR ntayitwarira hanze ifite 3 yatwariye mu Rwanda 2004 2007 2010 hari impamvu nyinshi zatuma uvuga izi ni ikipe zigira abakinnyi zikomeye mu gihugu nubwo Sudani hari intambara daheruka kwakina championa ariko ubona ko El Hilal hari ikintu rusho El Merreikh zirapingana nka Simba na Yanga ubona rwose ku munzani ko zikomeye zose ari ibigugu ariko El Hilal muri iyi myaka irakomeye kurusha El Merreikh mu ishusho y'umupira wa Sudani rero ni El Hilal mu ishusho y'umupira w'u Rwanda champion w'u Rwanda ni APR izo kipe rero mu gihe APR itegura kwakira Pyramid niba utatsinda El Hilal uzatsinda Pyramid uyikuremo mbere ko ukina na Pyramid ukayikuramo banza ukuremo El Hilal ujye finale cyane cyane amahirwe ndaha Singida nayo itsinde uhereye Rayon Sport urugero uvuga ngo wowe utegura Singida dore ngo manje kwigutsindira mu bakinnyi yari Merreikh irimo kwakira abavuye mu makipe y'ibihugu ejo Al Hilal sorry ejo twavuza abavuye muri equipe y'u Sudani 10 tuvuga gira umugisha avuye muri equipe nationale y'u Burundi ejo ni mugoroba hiyongereyeho wenga nemera cyane ejo bashaka kureba neza nitonze muri equipe y'u Mauritania nari nzi ko APR yamugura igihe baba ngo batandukanye nari nzi ko ntabwo yamugura zasima nazo nkwipimaga za 800 bamuhaye umushahara w'ibihumbi 12 bamuha n'ibihumbi 150 bijye byo ku mufuka yongera amasezerano bukeye ikipe imuzanira 500 yamaze gusinya niyo mpamvu yagumutse ararwara yaragumutse ajya Tanzania bavuga ngo ari free ngo ikipe ngo zishatse zamugura naho baribeshyaga yari yarongereye gira umugisha muri Libya mu propose 500 basanga yongereye niba hari amafaranga niba ari kubera petroli Libya magana naho bahagurukira magana umukinnyi wese bakeneye mwiza barayarekura cyane amanzi bicaye ku kirombe buriya ariko hari ikintu cyabafashije Karenzi championnat birimo guhinduka yagiye ku rundi rwego championnat Libya nitwa tuyizi yari yoroshye batomboraga ikipe ya Libya ukaba babona ibingahe kubera amafaranga bashoye mu kibazo zose zikomeye ubuse wayitsinda za Al Hilal Tripoli niba izana kapiteni y'ikipe y'igihugu y'Amavubi kuri miliyoni y'amadolari wa munyangora bamuhangaye Mabrur ni 100 na 200 gutyo ari mu misa yo kubona nk'ebyiri wamuhagurutsa se
zira kipe zirashobora. Lorenzo yarabigarutseho. El Hilal yakiriye mwataka wabo wo mu gihugu cya Mauritania yitwa Ahmed Salem avuye mu ikipe y'igihugu yatakana na Mamadou Sy avuye muri ikipe y'igihugu Mauritania yageze n'umugoroba nawe. Ko atajyanye na Mamadou Sy. Mamadou Sy umukaba azaza kuwa mbere nyina. Ntabwo mbizi. Ntabwo nzi impamvu Mamadou Sy wa journée ya kane wahuzaga ikipe ya APR n'ikipe ya Mukura ku mukino waje kurikira wa Polisi n'ikipe y'Amagaju no turaza kugarukaho. Match rero ya weekend saa 12:30 nibwo yatangiye mwapere inyamirambo. Ikinyaranye cyabaye umusore w'umugande Ronald Sekiganda tangiye nawe gucimaka cyane gose pe wanatoye nka man of the match. Nicyo nabwiraga Michel burya hariya wamfataga umfirima habaye igiri igitego cya Ronald Sekiganda ni kosa ku munota wa 18 ry'umuzamu ni kado y'umuzamu. Sheri uko uravuga ngo irere y'umuzamu ni iki? Ni igitego Nicolas Sebwato kuri calibre ye kuri experience yawe umupira nk'uyu nguyu urawurekura igitego cyari yanabyihoreye Sekiganda ziko ufite ni ureba action hari ariko wabonye uponyotse ndashiramo ni assist nkunda abakinnyi babibereye hariya hafi avuga ati nibikunanira ndashyiramo. Ni assist yari yatangiye neza cyane ikipe ya Mukura ubu iri gukina na APR iri gukina n'abafana bahari yari ifite abafana stade ugereranyije no kuwa gatandatu nimugoroba ejo hari abafana benshi harimo abafana icyo cyakurya yabonaga ko byibuze baruzuye igice cya tribune APR bari bitabiriye match ko ntago bari benshi cyane ariko wabonaga ko harimo abantu. APR Football Club rero bibonye igitego ariko batwirukanyije gato zatagiye kugaruka ku muzamu ni Sebwato yego okay muzamu mwiza muri saison nk'eshatu zirangiye Fropo Sebwato yakuye bagenzi mu mukino bari mu mukino bari batangiye neza ereri abagenzi baranumirwa bitse ukigiyemo bose kapiteni buryo ukina rero hano mu Rwanda ntago byoroha ikipe ya APR Football Club urebye mu minota yakurikiyeho mike isa nkaho yatakaje Mimeri Dawo nubwo yakomeje guhatiriza ngare ko yakina ariko hano Nyarugenge bakugeraho mukoranaho Dawo barimo barangurira amakosa menshi Jado ura musore sinzi abasifuzi nabo bagomba no kureba hari abakinnyi baryoshye umukino hari abakinnyi baba createur bakora ku mupira cyane kuba protege niwe arbitre umuntu bakuye aciye ibirenge rimwe kabiri gatatu kane abakinnyi ba APR baje kajya Claude akavuga ati umuntu akoreye Dawo amakosa ne for protege nta jaune ntaki byarangiye Dawo ibitsitsino bicitse yendi kumwe nawe Nyarugenge ntago bibaho aho nari nicaye na president wa Gasogi Kenisi yambwiye ati uyu muhungu biramusaba kuza kwiga kurekura umupira vuba ati reka mbabwire Jean-Luc natunze yitwa Maripangu ibyumweru 2 bya mbere yashatse kumbwira ko yigendeye ko bamukandagira kenshi ndamubwira ugomba kwiga gukina ukarekura umupira Sotero warutwicaye nyuma namubwira ati umukinnyi nk'uyu ukomeye kuko ubizi ko agomba gukinisha ikipe niwe mahome Mimeri Dawo rero bamugezaho wa muhungu w'umuhazi ninde wari kapiteni wa Muhazi Saki yamukinaga nawe urebaga kuri ntuze amugena abona kunza arbitre agomba kuprotege ntabwo ugezamo na protection ariko muribuka zesozo za mbere zabitwa baonana ariko nibyo niyo mpamvu ya arbitre ugomba kuprotege abantu Jade yarambye ati gukina championnat mu Rwanda birakomeye kuruta no gukina izo hanze Dawo Mimeri ko munatagoye space ibitsi bazabica buri umuntu gukoraho bwa mbere kakabe gatatu arbitre nawe ugomba kujya Claude Arano yaje amubwira ati bamuvunnye inshuro enye ureba inshuro enye umuntu arimo aramuvuna Mimeri Dawo rero byaje kumugora ntiyabasha gusoza premier mitayisoje ubona atameze neza ariko unabona ko ikipe ya APR byibuze iri gukina irimo kugerageza kuzamuka cyane cyane mu ishusho y'umusore witwa Hakim Kiwanuka umeze neza rwose muri zino ntangiriro za saison ubona ko ari mu mukino mukuru ntabwo yari byinshi yagerageje imbere za mu gikipe ya APR FC ariko deuxième mi-temps ibintu byaje guza guhinduka bindi Mukura Victory Sport iyobora umukino bigenze gute nabyo bana guciye mu ijambo Dawo Mimeri byageza aho imbaraga ziracika ziranga aricara abari muri stade twumvaga ko APR y'ubukora impinduka ishyira mu ndi mukinyi uri caractère offensif ariko kwinjizamo umusore twa Pasi azasanga Sekiganda APR gukomeza kujya imbere Jado no gukina neza APR byasubiye inyuma Mukura izamurwe ko ni remplacement yadutunguye ni 1-0 ufite umukino
Dawo Memera aravunitse uzanye undi mukinnyi wo muri caractère defensive ufite mu ndi defensive. Twarebye match zo muri iyi weekend ariko hari ikintu murimo turimo tunyuraho twirukanka kandi kigira ikiza kigira kitso kuri match ikintu bita arbitrage iyo tuje ahangaha munyemerere tubijyanire cyari bivuze ko nta max kuri izi action zigomba kuza kugarukwaho ku misifurire kuko igice cya kabiri yatangiye neza dezo mu mitamo iza kubona okaziyo rwose net ni okaziyo nziza n'abanyamukuru yabonye ba defense ku murongo abahungu ba peri ariko umusifuzi yerekana ko Boateng atari aririye ni umupira yazamutse Petero navuga yuko yabaye vigilant arasohoka agagerageza kugabanya space hagati n'uriya musore niba mubyibuka yashatse deuxième poto ashatse deuxième poto umupira n'uyu muhungu Zuberi yatekerezaga yuko utari bujye mu izamu niyakurikira ariko iyakurikira aramateta nitwagarutse kuri Crystal Palace na Mateta watsinze 3 iyakurikira aramateta cyari igitego yari gasopo ya mbere ikipe ya PL yari hawe cyari kuko umupira wavuciye ku ruhande uriya musore timing yahageze ku poto atinze nyuma yaho gatoya imidefendere mibi y'abakinnyi b'ikipe ya Mukura bari mu mukino Sebwato yisanze arimo kurebana na rutahizamu Togwi William ariko ashatse kumuruba noneho Sebwato ahagarara neza umupira arawugarura ku minota 60 na ino image niyo ya mbere abanje gutera abantu urujijo muri stade ngira ngo Ivana yerekane baribaza bati haba habaye ikosa rya penalty cyangwa se ntabwo ari penalty ni umupira wahinduye ku minota 35 uyu rutahizamu agwa muri sirifase avuga ko Ombolenga amufashe ni Ombolenga amufashe yego Cucuri ari hafi yabo yabarebaga ntago igeze asifura biragoye kuri kamera iri kure gutya ari kwemeza niba ari penalty cyangwa atari penalty atanze peno byaba biri soft cyane yaba biri soft MC yego yamufashe nibyo ako ugiye kureba trajectoire ya baro yari ya Clement uko byasa kose ntabwo yari kugera kuri yaba impamvu yatumye ivuga iti oya ntabwo akarito jaune watanze jaune ariko wagira watanze jaune muri sivazo reparation waresika gutanga jewe wari ku stade jaune yo kwigwisha yego nabyo wenda wayo ntabwo rega ikosa ryose ribagwa nka kuriya ngo ko ryaba simulation ikosa yarikoze nibyo indi warikoze umukinyi wa APR arikoze niba agakosa karireje par rapport y'uburemere bwa peno ega peno hindura isi ya tabro agakosa gikomeye agakosa muri ubwo cyo kureba ni kimwe ni ikosa cyangwa si ikosa ntago ari ikosa rya ubwo rero ubwo watubwiye gutyo tuguti si ikosa rwose ari ikosa hanga niba atari ikosa rero kwigwisha ntago waje wari kuri stade wayirebye gutya nabonye Ombolenga yakurira umusore ariko nta yari gurira na baro nacyo ariko ntago buri gihe bagusifura kubera ko wakoze kuri baro gusa yamukuruye mu bwenge maybe nta kibazo muri cyuri wenda ntiyabonye kuko ari hagati ya uburemere bwa pen nta kibazo niyo yamuhana jaune ku buremere bwa oya ni jaune yaba ari penalty rwose niyo yamuha simulation nta kibazo ntago na simulation iyo ndeba uburemere bwa peno agaciro kabwo kuko umukinnyi araguye bigaragara ko ashaka penalty arayirekarana hano ntayirimo rwose ikigero ntago jaune bikitwa simulation ko washatse kumbeye iyi ngiyi yatambutse action yakurikiyeho ni action umupira nawo sinzi niba biri butworohere kwemeza ko cyamukura uyu mupira uya musore yawuteye atari muri offside byari biri tight cyane byari biri ino image yageza kuyitangiza Ivan umuhungu yari yabishyize mu rushundura tangiza ku buryo utwereke bareta arava ku kirenge je nabonaga nta kosa ryari ririmo kubera ko niba ari offside cyangwa atari offside Castar ngiye mbona uyu mukinyi Clement mbona yari yakoze kuberikiri yasigaye kurebye ruguru hariye yararije ariko Clement rebye ikirenge cye nuko ahangaha deja baro yamaze kugenda uciye umurongo yarasubiyemo inshuro nyinshi Clement yararimo iki cyari igitego bingiye cyari igitego Ranzi Menerike niba ureba urabona image yahagaritse reba hano baro yamaze no kugenda deja baro yamaze no kugenda ariko deja naho biri ubona ko uciye umurongo ntabwo uriya muntu yari muri oruje iki cyari igitego kuri ngewe ariko iyi foto nubwo urimo ikerensera bigaragaza neza baro yavuye ku kirenge cy'uyu musore wa Rupa reba noneho abantu muhengeke mashine zanyu mutubwire aya nazo bisaba guhengeka reba hano ntibisaba guhengeka reba hano baro igeze deja amasegonda amaze kugenda nk'abiri
urugero Damiano yagiye ariko nta buryo wayisubiza inyuma barikajya ku kirenge ariko vraiment ugiye kureba niyo wagumisha hanga byonyine ino image uyihagaritse hanga mbona ngiye Clement yamaze gukora kuvericire gusa nanone uruje ku munota nk'uwa 70 niho umukino wari ugeze ni icyemezo gikomeye kuko nanone iyo bigaragaye ko wibeshye uwo ngo adversaire ashobora nawe kuko menera nawe akavuga ati unkoze ibiki kuko mbere reaction yaretse irakomeza imwe twavuze Mensati gaca ku ruhande so hari igihe rero wayisifura byagaragara ko offside kikaba ikibazo ahangira ngo Jado nubwo abasivisi bafatira ku gahanga subiza inyuma iriye image reba hano buriya ikintu cyaba ahangaha jarike nk'uko ubibona reba direction ya Cyucyuri aho arimo areba ni Lines mayine bagomba kumutabara hano ni Eric Mugabo hano positionnement yawe twebwe turi kujya mu kibuga abasifuzi nta vare ihari ni responsabilité za buri wese gukora akazi ke ariko ahangaha niba ko Ivane namubwiye asubiza inyuma arabikoze ahangaha akaguru ka Clement kari inyuma kandi nano bizaba kwihengeka urabona ko Clement kureba le juge de touche niwe responsable kuri iki cyari igitego ubwo rero niba hano mubihurizaho mashusho biragaragara Memeri Dawo ni kubyemera yego ngenda nabibonye nyiri ku kibuga ariko aho yicaye yego ntago narindigana nanzimeni cyane ariko twabona kuri mu defenseur no mwataka yaravuye inyuma Kayishema na mugenzi we ayisubijemo inshuro nyinshi bari mu hano Eric ntabwo yahagaze neza ubwo rero amanota aratakara kuri Eric image nanjye nari nkeneye kureba yo wenda no gusubizamo ni image ya Clement mu kudefanda umupira turutse ku muzamu ari ku mutara 80 w'umukino Clement adefanda mu buryo buri acrobatique aho narindi hafi yaba abakinnyi yaba abasifuzi yaba none twaranaga umupira bisavuga bati iyo wazamuye akaguru kakarenga urutugu ko nguko no gukina nabi reba byonyine arireze muri kora kuday ya Busquets ya Clement ureba maze kugwa yabanje kugita kuday kumuza yarafite jaune Clement yarafite jaune carte monde ayeti ahangaha nabaye desi n'imisifurire ya Cyucyuri iyo ubundi iyi ngiyi ushobora kugira straight red card na straight red card irashoboka uyu muhungu Imana ishimwe ko mugenzi we yabibonye vuba Mensa kuko we yaje na Mensa arekarama carton ariko ahindukiye inyuma ahita abona mugenzi we arimo aramira ururimi nibwo we na Claude bahise batabaza kuko reba hano Claude kapiteni wa APR yese atabaza ati nyaboneka muze mwiruka nyine muri arbitrage imaze kubona umukinnyi yaryamye kuri bigaragara ko ari kuyabonye uri ranzimiro kagaruka gatanga umuhondo cyangwa red ntago wawibeshye kuko deje oya Cyucyuri ari hafi Cyucyuri ni ikimenyetso iki kindi kimenyetso ko abakinnyi baje gufasha mugenzi we ni ikimenyetso ko habaye aggressivity ikomeye Zubere isavamo direct Zubere isasohoka dusubira inyuma mu bihe rwose ntabwo yitwaye neza dusubira inyuma mu bihe nihe match ya Champions League bakinaga witwa Nani bagahita bamuha rouge byihuta no uravuga Nani yes yabikoze Sadio Mane yabikoze umuzamu wa City yahise abona direct red card ntabwo mbyibuka Liverpool na City ubundi Clement tumuzi ko n'umukinnyi mwiza uri athletic ariko iyo wazamuye ikirenge kuri ugakubita umuntu kuriya ibayita reckless red card ufite no kuvuga ngo kuba wirekuye wese 100% wowe ubwawe ukiyima control uri umukinnyi mu gihe uri mu gukina ni reckless ni imidefendere itari myiza kuri APR natumye afata riske Clement kuko yafashe riske avuga ati birashoboka byose we ni igitego cye kujyamo no munota 80 w'umukino mukuru yakinaga neza muri no minota kurusha APR ni umupira twibuke ko waturutse ku muzamu wisanga abadefenseur wabarinze Clement ajya gukuvura mugenzi we kuko na barawo yavuye Clement agiye gukuvura mugenzi we ariko agenda akora tackle mbi cyane iteye ubwoba yarafite carton jaune le minimum yagombaga kubona anga yari carton jaune ya kabiri Claude yarahari yabirebaga ishimwe Claude yarahari muri kureba body language ya Clement no Clement yahise yirwaza Clement yahise yirwaza abanje kunaba akaje ko ntabwo yahise nahaguruka nyuma y'iminota mike yahise nta minota isaguruka Zuberi we byamuviriyemo gusohoka dutegereza ko ari icyemezo Cyucyuri wenda ari nta kintu yatanze kufura yanga gutanga carton jaune ariko ku musifuzi ufite experience nk'iya Cyucyuri amanota ni make yabonye iri ntago ari ikosa ryagakwiye kugucika ngo ubyihorere gutya kuko ikindi nacyo nanone nkeka ko no kuri Gigi de Touche uri ku mpande nawe gerageza wibutse mugenzi wawe mu communique
tu peux aussi demander au juge de touche kuko yari ku murongo wa juge de touche tu peux aussi demander à l'arbitre subira ku cyemezo cyawe birashoboka na ari ubona ukabona umusifuzi ushobora kumufasha impamvu mukanya inama yani equipe tuvuga ku musifure n'ibyemezo nuko tutari twakabonye no action yandi yabayemo ku kibuga n'umukunzi wa Petro twegeranye yambwiye ati Jarike ntago biriya bintu bisaba no kuvuga ngo tuze kureba amashusho ya action twese turayibonye ino match yihutaga yagendaga ku buryo buri muntu wese twagize n'Imana match ya Manchester yarangiye twese twari concentré kuri uyu mukino. Ahangaha navugamo ibintu bibiri. Icya mbere reka tuvuge iyo izi action zishobora gutwara ubuzima bw'umuntu. Umuntu yaha recommandation Rwanda Premier League twababonye mujya gusobanurira abakinnyi musura ama equipe ku bijyanye n'amategeko muri buze gukoresha muri league. Byaba byiza mugiye mu manukana n'abaganga no bagatanga ibyangombwa kuri first aid ku buvuzi bw'ibanze kuko hari igihe wowe muganga wahagera umukinnyi yarumize tayari akaba bayinde wa mwana muri Sto Kigali wa mu defenseur Mukonya dise afere kabiri icyo ni cyane. Icya kabiri hari terimi ba muri football yo mu Rwanda yo kuvuga ngo uyu musifuzi yananiwe kujera match. Sibyo uyu musifuzi yananiwe kujera match. Hari abasifuzi bamwe rero babyitiranya nuko kujera match bihanye no kujera amakosa. Abantu bakaba bakora amakosa ukabihorera kugira ngo match ukomeze muri ritime yayo. Mais hélas ikosa ni kosa. Ikosa ni kosa. Hani ikosa interpretation yitegeko rikoresha igikosa ribaye hano umuntu ikosa vis-à-vis ya intégrité physique ya adversaire iryo ribari imbere hano ikosa no ahangaha kwanza dushime nanone bari abahungu bamukura uri yagiye gukura ururimi izo first aid nazo zimaze intervention barimo barazigisha kabisa pe ni ngombwa cyane n'abakinyi barazibigisha hariya muganga yaza kwiruka ashobora kuza ururimi rwashize ariko biriya uriya mukinyi buriya butwara koze buriya no gushima cyane yahise ahagoboka bamwongerera n'umwuka ku munwa kugira ngo abashe kuramira mugenzi bravo kabisa kuri uriya mukinyi ninde ni Malanda ninde ni Mensa iriya first aid yakoze sinzi ikintu Cucuri yabaye Cucuri ejo bundi yasifuye umukino wa Côte d'Ivoire na Seychelles umukino wa Côte d'Ivoire yatsinze Seychelles ibitego 7-0 yatanze mbona abantu muri Seychelles iyi action yari kwiye carte rouge mu defenseur w'ubururu w'ikipe ya Seychelles yakubise tackle icakagura umukinnyi w'ikipe ya Côte d'Ivoire ku buryo nawe byamurinze ashaka no kurwana avuga ati ibi bintu nago kuko ni tackle igufashe neza 100% igukubise neza 100% mu bitaro direct amezi make 4 cyangwa 5 ubwo rero muri commentaire ziri ku kinyamakuru l'equipe nibo berekanaga zino match abantu bose basi arbitre ko yarana hari rero no kuvuga ngo uwo ngo ni byandi bavuga ngo bamushara muri frigo muri kafu bahita baguparika kugira ngo wongere kubona match ukoze kosa nyine hari ukuntu mukuru wacu Cicyura shera cyane se n'abantu nukujera iri action ngiye nabayidisi kuri Cucuri kuko yarahari yabirebaga neza 100% kandi urabizi ko Clement afite jaune ya kabiri straight red card reka tuyireke ariko rouge jaune yo tandukanye n'umusifuzi kwa gatanu concentration y'umu arbitre ibiri kugenda igabanuka aho ngaho abantu muri morali imwe ko byongera abantu muri mukura nyuma ya match bose bibazaga ati mukura tutavuze tuganira iyo byanarangiye umusifu nakunze coach aho yavuze ati nimbivugaho ari ryari we bigiraho uruhare sibyo ninza kuvuga yuko umusifuzi atansifuriye neza ari ryari ngiye biraza kugiraho uruhare ariko nihindura ariko so reka rero byiyore ariko agiye mugeraho kandi nta kintu yahindura ikintu wabihindura ubwo reka suppose ko ibyo yakoze ari byazi ari akaboko cyangwa ari urundi rwego kuri Lanzimene Eric uri international ugoye kugaragaza cyucyuriwe biramaze igihe no mukitsivuze mpuzamahanga hari urwego Rwanda kugaragaza Claude ku mikino n'ingiyi ibidafite nanje komeye mu kibuga ariko tuyanje amavuta arakomeye amakosa nk'ayanga rimwe na rimwe muri Premier League nako ubona ko bahita baguparika bakakweza nko mu bagore cyangwa mu bana ago mwe mu bana Premier League kosa nyiringiri bagisubiramo komisiyo ya arbitrage yabona wakoze kosa nyiringiri rigaragara ko bagombye gukora quelque chose ari gihe baguhagarika president rero ati nta kundi jari kereka twitahire
yaje gambye ati nakundi izi nama za mu tureka nzihungi konveri yari yakoranye nawe imyitozo yakoranye nawe imyitozo batashye bari desi match yagendaga mezereza ati umuzamu wacu ariko mukuru isigaye ihurira n'uruva gusenya Kigali Dr Zimuri mukuru maze iminsi ihurira n'uruva gusenya Kigali nabashije ariko bambwira ko atanga ngo umusanzu Zimurinda bambwira ati ari mu bamambure bari active rwose mambure Zimurinda Dr abantu bari active cyane match rero nabonye APR Football Club ya kabiri yabo muri Rwanda Premier League no mukino wa mbere mukuru itsinzwe ariko mukura imaze kunganya imikino ibiri ngira ngo yego bangaje na Kiyovu banganya na Gorira yego bako rero batsinda ikipe ya Musanze kuri Mukura Victor ni ikipe nayo ikina neza ariko ugasanga nayo gutsinda ko ni ibitego si kenshi credit kuri APR yabonye amanota 3 kandi bari bakeneye abafana bari benshi ba APR ku munsi w'ejo nubwo bamwe bavuga bati nibyo turatsinda imyuna yavuye nabonye bamwe bavuga ati igitego kimwe kiraza match karangira umutima uhagaze ariko icyangombwa na amanota 3 ni ikipe ikomeye cyangombwa na amanota 3